imiryango yose iteraniye hano hari impamvu yayo yose ishobora gutuma aba bantu badasezerana utabivuze ndasaba ijambo Vincent, ibi ni ibiki? Ihangane. Negera ngwino umbwire. Yahageze. Tigo yahageze. Tigo yahageze. Iyo umunyarwanda avuze ngo ndumva mbabara mu bujana, undi ati ndababara mu gihumbi. Mu bujana ni he, mu gihumbi ni he? Mu bujana ni hano. Mu mumbi ntaho nzi. Mu gihumbi ni he? Mu gihumbi ntaho nzi. Ubwo nimba nari mu ijana ubwo haba ari nka mu gihumbi anga ukombe. Niyo mu bujana ari he hano? Ngahane muri senyi. Ingeso bitarimo Imana. This had no prayers. Fuye bizambye rwose. This was magic. Ntaho bitandukanye no kuvanga amahurunguru y'imfizi y'inkone n'amakashi y'intuntu n'amashereka y'umugore wapfushije ibintu nk'ibyo byose. Nta cyongereza kiriho cyane. Ibyo ntabyo hari amakasi. Nta cyongereza cy'amagambo. Nta rugenzi. Ariko buriya kiba kiriho nuko. Yes. Yes. Niba uvuga made in Rwanda yishyira mu kuri. Ambara imyenda yo mu Rwanda. Umwana wawe niyige mu Rwanda, wowe ubivuga abayobozi. Ababyeyi bawe nibivurize mu bitaro byo mu Rwanda. Nibivuza bakivurizanya na rubanda rusanzwe muzamenya ibibazo byaho. Abana nibiga izi 12 ukabirata ngo ni ibintu byiza. Iyi kaminuza ukayirata, ariko abana bawe bakiga Scotland, bakiga Canada, bakiga USA. My friend, aho nta kuri kurimo. Ingombe nayo mfite. Ariko buriya nta kintu mubona mu mwebwe. Gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umurugo. Kubona umuntu mbere yuko atwara imodoka mu muhanda ngo abanza kwiga amategeko y'umuhanda akayamaramo iminsi, ariko yajya gushinga urugo akaba nta tegeko na rimwe rigenga urwo yigeze asoma yigeze yigaho. No kuvuga ngo uzateza impanuka nyinshi mu rugo rwawe kuko utigeze urwigaho, ariko mu muhanda wige uwange kugonga undi muntu kandi ari ikintu cyoroshye kuruta icyo mu rugo. Rero Imana itugirira ubuntu, twite ku rugo, twite ku miryango, tumenye ngo ni icyemezo gikomeye tugomba kujyamo tutabikinisha. Murakoze. Ushyiraho abantu akadomo, abantu uko bashyiraho abandi akadomo, ugasanga umuntu yabatije undi akamubwira ngo iriya mbwa sizigeza ku cyo umubonanye umurizo se yamotse. Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya. Arakwita imbwa ntagutunze nturara mu kirambi we, ariko ngo uzigeza kuki icyo ugezeho se yakikugejejeho. Muzirinde gushyiraho abantu akadomo agifite ubugingo buhumeka. Mami birashoboka. Uyu mubiri niyo mpamvu hari umugabo w'umukozi w'Imana babandi bika ngo ni Archbishop. Okay. Umunyakenya yari yaje turimo turajya kuri Omega Church bakiri kwa Rubangura. Tuzamuka ama esikariye ambwiriza afite ibyanditswe byinshi. Julian, yes, you know the Bible says in Hallelujah, in Hebrews, yes, 12 in Hallelujah. Tugeze hejuru duhura n'umukobwa uremetse nanjye nzi kureba dore umuntu nanjye narebye ndavuga no Imana ishimwe ari nyabanyarwanda nawe rero azi kumanuka imanukaga gahora ate umugabo yanyikishije icyocere. The Bible says in Hallelujah, yeah, turazamuka dukubitana nawe amurebye ati because ntabwo nihanganye narasetse ndaseka. Umushyitsi arabona ko musetse abona ko namufashe ahita arahagara ati okay Pastor Julian, ngo that is called ngo icyo cyitwa umubiri.
ndabaza ni why ngo uyu ni umukobwa cyangwa ni jini ndamubwira ni umukobwa ati ni Ethiopian cyangwa Rwandese ngo no ariyongeza aragira ngo she's beautiful umva icyantangaje maze kumuseka kweri nini atarambira toke dukomeze ngo tujye kugera kuri uwo mwanya ati harya navuga giki none hambajije ati ndashwanyuka mpita ndamubwira ni Archbishop nawe se ati nanjye mu myaka 7 amaze ku isi ni irihe somo ry'ubuzima ufite wasangiza by'umwihariko rubyiruko barumuna banjye ba Petit Frere icyambere no kwicisha bugufi baca umugani mu cyongereza ngo the more the monkey climbs the more it exposes its anus wikwikanga akantu gatoya ngo wigire igitangaza ejo bundi wavutse kuri nyoko uhinga agahingira amafaranga mukarya ruko yazanye ibijumba akazi bikanu byakebanye isa ari umufundo yanywera akayarangiza wibaza ubuzima bwawe uko buzagenda none aho ugeze ubasha guhemba umukozi ugutekera ukurerera abana ubasha kujya mu mujyi icyo si igitego twakora go cyo ni igitego cyangwa ni waryumvishije Bibiliya ivuga ngo umunwa ku munwa amaso ku maso umubiri ku mubiri bivuga ngo nawe ugiye gukuramo hanyuma pastor nkuremo se none se namwumvishije ijambo umunwa ku munwa amaso ku maso amano ku mano indakunda yego vugira ngamenya amen byose nyine birawe umubiri wanjye niwo ugiye kuzuka pastor nese wanje wari warapfuye warapfuye mu buryo bw'umwuka harya abanyabutare bavukana nga ninde uyasinya ninde diregiteri w'ikigo runaka uyasinya kari amashuri bigishwa n'umuruho aho umunyabutare ageze amenya uko haba ubundi kirazira ko umunyabutare arya ibiryo bitariho voka ni icyaha bishoboka gute ku mwana uvuka street butare arya ibiryo bitariho voka kirazira ugomba kubaha umugabo wawe ese Trezo uzahanganira Greta mu byiza no mu bibi nakora amakosa nzamukosora nzakudiha nyine Greta uzakwihanganira umugabo wawe mu byiza no mu bibi rwose pastor ari bitihanganira n'ubu tugeze mu rugo nasanga ngo agona reka da ntago nabyanganira nashaka ukuntu muzi by'umunwa cyangwa se nkajya gusohoka nkagenda Maria we nige supo nige sokari majane amatoko ye kandi namatomati Maria Jani, nige supo, nige sukari, majani, amatako ye kandi na matomati, Jani, nige supo, nige sukari, majani, amatako ye kandi na matomati. Amacupa y'amara n'amatomati nkunda Bikira Mariya n'ugiye gusenga neze mwiseminari ndera muri make kuri Saint Valentin kuri we nta kivuze Saint Valentin no gukunda Imana tukamenya ko buri wese ayitaba wajya Faisal warwarira Centre de Santé akano logique Ako le contenu n'est pas le contenant. Nuko mu yandi magambo ubundi mu inzoga ku rwego rw'uko wenda wanasinda. Inzoga yo burya nta nubwo nyikunda
mbaye nanayisomyeho byaba ari kwa kundi umuntu yanga gusuzugura uyiguhaye ariko ubundi ntabwo ndibona nasinze uze ubu ngubu wenda tuvuge nk'igihe mperukira kuyisomaho kera ni ryari si nk'ejo saa 8 numva n'umutima mvuye urankunda nyene asha ubaye wa mbere ku isi kweri reka ndaza guha inyishu mwijoro mbyutse ndaguha inyishu kweri ndaguha inyishu gukanga iki agufite mu gipfunsi nakure ku rupfe uri muzuru nagupfune iki se Yesu nashimwe cyane Bibiri irambwira ngo Imana yayishubije umwuka w'ibihumeka ngo isi yose yahinduka imirambo y'ibyaremwe Imana nifite ubugingo bwawe mu gipfunsi cya ntihazagira ugutera ubwoba nshuti ubayeho ku bwayo n'upfu uzapfa ku bwayo nta muntu ushobora kugira dore igiteye agahinda ugera kwa muganga kahasanga abasilamu na za mivero z'ibyo kurya n'amabido y'ibyayi kahasanga abakarisimatike buhagira abarwayi baba bazanye n'ibyo kurya naho twebwe abarokore dore aho twibereye mu bihuru kabishya leta y'u Rwanda yaraciye ubutayu nta musaruro wabo ndabohoza 400,000 ndabohoza 200,000 n'izina ya Yesu agafata ibibabi by'inturusu byari abakobwa nta mukobwa utakunda umusore ufite discipline kiretse babakobwa babasama nyine babakiri muri ya myaka y'ubugoryi aba yumva ko umusore mwiza ari umwe bajyana gusinda bakajya kubyina bakanywa amatabi ariko uwo mukobwa nawe yamaze gukura amaze guca akenge amenya ko umusore burya ari wa wundi utajya muri ibyo cyane uri gukorera amafaranga akora ikofa afite discipline yiyubashye bakobwa ndabahaye ariko si mwese abo ngabo bameze gutyo ibyo muri mu by'amayoga ngo uriya musore mani gusa ukuntu agura bye akora Adamu yakoze amakosa yo kurya itunda nakore karirye Imana nayo yakoze amakosa yo kumugira umuheburayo iyo umugira umuzayirwa ntabwo akaba yarariye itunda buriya Adamu yaba umuzayirwa akaba akiri muri Edeni kuko yari gutarya inzoka itunda karireka buriya ari Imana yarakotoye iyo umugira umuzayirwa yari kurya inzoka kareka itunda ubu nakaba ndi muri Edeni uyu munsi nanjye koko iri jambo ntago ari ukubeshya simbabeshe mwabantu mwe ntabwo Imana yaguha byose iguha ubutunzi nta mahoro yaguha ubwenge nta mafaranga yaguha ubwiza mu maso nta gatafari kaguha agatafari amatama byimbye uzacunge abo uzasanga bose bafite imihumetso minini usanga bafite amabinga waba muremure ugaheta ibitugu waba mugufi ukabyimba impfundiko nge narumiwe iby'Imana byose niyamfasha girimo na bombori keretse nyine ubaye nyine gusa uri umusenzi usenga uri muri Yesu cyane niho honyine wakira byose mu izina rya Yesu haleluya amina